twongeye turatomboye bana b'Imana kuba natwe Nyagasani duha amaganga kuri buri munsi kugira ngo tumusingize ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kutugira neza kuri wa kabiri w'icyumweru cya 26 tariki 3 ukwakira 2023. Isomo rya mbere ni mu gitabo cy'umuhanuzi Zakariya umutwe wa 8 umurongo 20 kugeza ku 23. Avuze atya Uhoraho umugaba w'ingabo, ni koko muzongera kubona haje abanyamahanga n'abaturage b'imijyi minini. Abaturage bo mu mujyi umwe bazajya kubwira abo mu wundi bati, nimuze tujye ku ruhanga rw'Uhoraho dushakashake Uhoraho umugaba w'ingabo, natwe turajyayo. Nuko imiryango myinshi n'amahanga akomeye baza i Yerusalemu gushakashaka Uhoraho umugaba w'ingabo no kumwurura. Avuze atyo Uhoraho umugaba w'ingabo, uwo munsi abanyamahanga 10 bazavuga indimi zinyuranye, bazafata igishura cy'umwambaro w'Umuyahudi, bazamwizirikeho bavuga bati, turashaka kujyana namwe kuko twumvise bavuga ngo Imana iri kumwe namwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 87. Uhoraho ari kumwe natwe. Uhoraho kunda amarembo ya Siyoni kurusha ingoro zose za Yakobo. Siyoni yubatse hejuru y'imisozi mitagatifu. Abakuvuga bose baragusingiza, wowe murwa w'Uhoraho. Itegereze Ubufilisiti, Tiri na Etiyopiya hamwe n'abahavukiye bose, naho Siyoni bose bazayita muvyeyi, kuko buri muntu wese ayivukamo, kandi umusumba byose ni uyikomeje. Uhoraho yandika mu gitabo cy'imiryango ati, uyu nuriye nabo bayivukiyemo, maze ababyinnyi n'abaririmbyi bazatangarize hamwe ikuzo ryawe murwa w'Uhoraho. Uhoraho ari kumwe natwe. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Luka umutwe wa 9 umurongo wa 51 kugeza ku 56. Igihe cyaje cyo kuvanwa ku isi cyari cyegereje, nuko yemeza adashidikanya kujya Yerusalemu. Yohereza integuza ngo zimubanzirize imbere. Baragenda binjira mu rusisiro rw'Abanyasamariya kumuteguriza. Ariko abaho banga kumwakira kuko yajyaga i Yerusalemu. Babiri mu bigishwa be, Yakobo na Yohani, babibonye baravuga bati, Nyagasani, urashaka se ko dutegeka umuriro ukamanuka mu ijuru ukabatsemba? We rero arahindukira arabatonganya cyane, nuko baboneza bajya mu rundi rusisiro. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Nyagasani Yesu, turemera kuri kumwe natwe muri iri jambo ryawe turi kuzirikanaho. Turagusabye kugira ngo ukomeze kubana natwe. Tugutuye by'umwihariko abantu baremerewe n'agahinda, imitwaro bikoreye, ibibazo byinshi byabura ibisubizo, indwara nyinshi zabuze umuti. Yezu bose ubegere. Tabara Nyagasani abarwayi, abarembye, abari mu bitaro, abari kure yawe bose ubegere Nyagasani. Buri wese umwereke ikiganza cyawe, ikiganza gikiza. By'umwihariko Nyagasani tukoretse abarwayi ku mutima, bari kure yawe Nyagasani, batabasha kukumva. Yezu, hari benshi bigaruye n'inzangano, umujinya, agahinda, ibibazo, umushiha, n'ibindi byose koko bibabuza kukwakira uko bikwiye. Yezu mwiza, turabagutuye muri aka kanya kugira ngo ubatambukeho, unyuraho bari, mu ngo zabo, mu bitaro, mu nzira, aho Yezu mwiza ugenda ukora ibitangaza, kuko nicyo cyakuzanye, bityo gushaka kwawe ni gukorwe. Natwe turi ku nzira, twebwe abagaragu bawe, kugira ngo dutambukeho kandi udukize ku neza yawe. Amen. Inshuti z'Imana, nimugire amahoro. Hari ikibazo cyagiye kibazwa mu mateka ya kure, na n'ubu kiracyakubazwa, nanjye kiracyambazwa. Ese usanze inzoka yizingiye ku gisabo, wabigenza ute? Bamwe bati, wakubitira hamwe igisabo n'inzoka bigakubitwa, hati inzoka itaza no gukuruma. Igisubizo nuko wabireka byombi, ukagenda ubyongoshyosha buhoro, ugenda worohera ya nzoka, buhoro ukagenda uyorohera. Amaherezo niba koko uzaba ufite koroha no koroshya muri wowe no kwihangana yewe, kuko iby'Imana biryoramije warambiwe yatashye, amaherezo ya nzoka uzabona yarizinguye, yaragiye kera, ubundi ugasigarana cya gisabo cyawe. Naho ubundi uburakari n'umujinya nibigufata bikagusya,
uzahita ukubitira hamwe nawe nk'abo bagome bose ari igisabo ubura gihombye. Igisabo nk'ikintu cyiza, ikintu cy'agaciro tugomba kurinda, tukarengera, tukagisigasira buhoro buhoro. Amasomo kintu byacu duteguriye uyu munsi aratwerekeza kuri uwo mugenzo witwa koroherana. Koroha, ukoroshya, ubundi ukabona koroherana. Abantu benshi dukunze kugira ubugome bw'amagambo. Nawe rero ndagusaba uze kuva ngaha kuri buri munsi wakize ku magambo mabujomba abandi, wakize ku magambo y'agashinyaguro waba ufite, wakize ku magambo yica. Kuko abantu benshi twicisha amagambo, ibyifuzo bibi, imigambi mibisha iri mu buzima bwacu, nuko rero tugatangira tukayisohora, tukayisuka ku bandi. Uze kuva ngaho uri umuntu mwiza nawe, uzi koroshya, uzi koroha ndetse no koroherana. Nguko iyo ufite iyo migenzo ngiyo, abantu baragusanga, uganwa n'abantu benshi, nuko rero ukakira Imana. Ese iyo ujya ahantu ntibakwakire ukora iki? Urarwana. Iyo hari ibintu rero uteganyije gukora ntibigende neza uko ubishaka, ubigenza ute? Aho ngaho wasanga nawe koko ushobora kuba warwana, ushobora kuba wazana imigambi mibisha ukayitora kuri aba bantu. Uyu munsi ni ukoroha, koroshya no koroherana. Nubigeraho uzakira Yesu neza, Yesu azatambuka iwawe, agukize kandi akugirire neza. Twumvise mu isomo rya mu gitabo cy'umuhanuzi Zakariya batubwira umuhanuzi Imana igiye gutuma, imutume ku muryango wa Isiraheli. Iwibutse ko ari Imana yatoranyije mu yindi miryango yose, ntabwo yatoranyije kubera ko wari igihangange, ahubwo ni ukugira ngo indi miryango izawurebereho bakurizeho gusingiza Nyagasani. Nguko uyu muryango wa Isiraheli utagomba kwihugiraho, utagomba no kwirara, utagomba no kwirata, ahubwo ukarembuza andi mahanga. Iyo Nyagasani yantoye, iyo Nyagasani yampaye imbaraga nkajya kumusingiza, aho ngaho se nanjye bituma abandi bashobora kundeberaho bagakira, kubera ko nabakiriye neza, kubera ko naberetse koroha, naberetse inzira nziza y'umukiro, koroshya, koroha ndetse no koroherana. Nuko ngo andi mahanga azagenda koko kugana Isiraheli kuko bari kumwe n'Uhoraho. Ubwo bagize bati turashaka kujyana namwe kuko twumvise avuga ngo Imana iri kumwe namwe. Amen. Ni nayo ntero y'umuririmbyi wa Zaburi uyu munsi ati Uhoraho ari kumwe natwe. Kiba kiza kubwira ko uri kumwe n'Imana n'uburyo utekereza, nuko ibitekerezo byawe n'amagambo aza kugusohokamo ibihuje no gushaka kw'Imana birumvikana. Ariko ntibiherera aho ngaho, n'amagambo usohora burya agaragaza ko uri kumwe n'Imana. Byumvikane n'ibikorwa, ibikorwa byiza. Kuko iyo watekereje neza, ukavuga neza, ugakora neza, aho ngaho nyine ntabwo ariho wabyibwirije n'Inyagasani, n'Imana yabikoze. Aho ngaho nyine uri kumwe n'Imana. Ivanjiri y'uyu munsi iraza gutwereka ko hari igihe dutandukana n'Imana kandi twayibeshyaga ko turi kumwe, kandi iri kumwe natwe. Akabya birya Mutagatifu Agusitini avuga ati nagushakiye hose nakubura, iyo ngiza kumenya kare kose ko nagusize iwanjye. Hari igihe Imana iba iri kumwe natwe ariko twe tutari kumwe n'Imana. Ibi turabivuga muri Ivanjiri ya none, ubwo Yesu Kristo ari kumwe n'abigishwa be bari gushaka kugana i Yerusalemu. Yesu agiye guhakora i Yerusalemu, atangira urugendo rwo kubabara, azapfa ariko akazazuka. Urugendo rero biraza kurangira batamwakiriye Abanyasamariya. Bavuga ko Abanyasamariya n'Abayisiraheli batajyaga imbizi, barashwanaga, barabanzi. Ngaho natekereza inshuti y'umwanzi wawe wayitute. Ururwango ruri hagati y'Abayisiraheli n'Abanyasamariya ntabwo baza kwakira Yesu. Yesu ari gushaka guhatambuka. Nawe nanjye hari igihe ashaka gutambuka iwacu, agasanga hari urwango, agasanga hari ibikuta. Ese ukora iki kugira ngo bisenye? Usenye umuntu cyangwa usenye ibintu? Navuga ibyaha. Twumvise reaction z'aba Yohani, imyitwarire y'aba Yohani, intumwa za Yesu ziri kumwe na Yesu, ariko imyitwarire yabo imbere yo gutakirwa iraza kugaragaza ko batari kumwe na Yesu. Hari ahantu bahunze Yesu. Ubwo bavuga bati urashaka se ko tumanura inkuba ikabasaguza? Inkuba ikasaguza abo ngaho batakira Imana. Ngiye imyitwarire yacu imbere y'abantu bahemutse, imbere y'abagome, nyuma tukaza kwibagirwa ko Imana yo iramutse yitaye ku byaha byacu nta n'umwe warokoka. Dufite ibyaha byinshi, ariko se Nyagasani buri muntu aramutse agiye akosa, buri muntu agakora icyaha, Nyagasani agahita agukubita. Wagira mugenzi wawe Nyagasani agahita agukubita, ninde wari kuba kiriho kugeza ubu ngubu? Ariko erezuma Nyagasani agira imbabazi n'impuhwe, kutworohera, akoroshya, akoroha kandi akatworohera. Uko gutworohera rero natwe agatwigisha ko twakorohera abandi. Buri gihe cyose twumva
turi kumwe n'Imana tukumva twavuga ijambo rikijyana ngo kubayeho niko bateye. Zari inkoramutima za Yesu, zari inshuti za Yesu, bari abigishwa ba Yesu. Ariko se kuki yifuje kumanura inkuba ngo abantu baze kwakira Yesu bahite bashya, bahite bazimira burundu? Aha nta kindi nakuba umuntu nyine, ako umuntu kamuzamutsemo karunturuntu. Urunturuntu mwababyeyi mwe niko akunda ko urunturuntu katuzamukamo uburakari, umujinya, umushiha, ibyifuzo n'imigambi mibisha ngo tugirire bagenzi bacu, tubihorereho vengeance igihe cyose hari ibyo batakoze neza. Ngo kuguhana hanandura ugahanura abantu, aho kubahana ubahanura. Imbere y'umuntu ufite ibyifuzo byo kwihora n'imigambi yo kwihorera, Yesu afite igisubizo uyu munsi. Kwabazwa n'ibyo abantu bari gukora nyine, kwabazwa nuko nyine uri gushaka kwihora Yesu Kristo ababaye. Ariko ikindi gisubizo cya Yesu nta kindi n'ukoroshya, koroha, akanyura indi nzira. Iyo ikibazo cyanze gukemukira aha ngaha, wowe ukoresha amayeri ki unyura indi nzira? Ukoresha amayeri ki? Ese nawe unyura indi nzira ugashakisha ibisubizo aho biba bikagera hose, atari iby'ubugome? Cyangwa nawe ushakira mu ntwaro, imipanga, imihoro, imbunda, kurasana, gukubitana n'ibindi byinshi cyane warwanisha ugira ngo wihorere ngizo za nkuba za ba Yohani. Ba Yohani rero ntacyo tubarusha natwe. Ba Yohani nibo bari abakristo w'indani. Ba Yohani bari abigishwa ba Yesu, babanaga na Yesu, bari bari kumwe na Yesu. Natwe burya iyo twahawe Yesu mu ijambo rya buri munsi, iyo twahawe Yesu muri Ukarisiya, natwe duhinduka abigishwa ba Yesu, duhinduka abandi ba Yesu. Ese nyuma yaho nta migambi mibisha yo gukubita abandi cyangwa kubatereza inkuba cyangwa kubakorera ibikorwa by'ubisha byongera gutugarukamo? Uze kubyibazaho nawe wasanga amatwara nka Yohani waba uyafite. Igisubizo cyazo kiracyari cya kindi, koroshya, douce patience, kugerageza rwose kwihangana, ukihangana n'uwo mugome, uwo mubisha. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugore w'umukristo ngo yaravuye gusenga, bishoboke ko hari ku cyumweru. Nuko rero ngo ageze mu rugo ahurirana n'ibisambo ngo byari bivuye kumwiba. Bishoboke ko yafashe ubuhiri atangira byirukankaho. Nuko ageze imbere ngo bya bisambo biramucika, bihita ako kanya byinjira mu modoka biragenda. Ubwo biba bimucitse bityo, wa mugore ahindukiye abona ya modoka imutambutseho. Kamwanya yibona imbere ya modoka ibikoze impanuka ba bantu bari barimo. Nuko rero bishoboke ko ihatambutse niba yaragiye kubatabara ntuze kumbaza. Ariko ngo umunyamakuru ngo aramubajije ati, ese mubyeyi ko ruhari imodoka ikora impanuka, ese hari abantu bapfiriye muri iyo mpanuka? Nuko amujyana aravuga ati nta muntu wapfuyemo. Barongera baramubaza ati nta muntu wapfiriye muri iyo mpanuka y'imodoka? Nta muntu wapfiriyemo. Nuko barongera baramubaza ati koko urabyemeza ko nta muntu wapfiriye muri iyo mpanuka y'imodoka? Wa mubyeyi ngo arasubiza ati yewe nabwiye ngo nta muntu wapfiriyemo, usibye ibisambo bibiri. Nyagasani ngo yashatse kwereka ukuboko kwe, yabinobaguye, yabinyumvishije, yabikosoye. Usibye ibisambo bibiri byari byanyibye, Imana yashatse kubyumvishira binkosorera. Nasanze biri no gutaka bitabaza, nanjye ndabyihorera, byibuze biherukiraho kwiba. Nuko wa mubyeyi ngo arataha. Bishoboke ko abanyamakuru nyine nabo batashye bihebye. Imigenzereze y'uwo mugore, amagambo y'uwo mugore y'agashinyaguro. Niba uwo mukristo ko atazi gutandukanya ibisambo n'abantu, niba abo bisambo byo bitari abantu. Ngo wa mukristo ngo ageze mu rugo, ngo afunguye radio, yumva itangazo ryo kubika, riri kubika abantu bapfire muri ya mpanuka. Agiye kumva yumva ko ari abasengeneza babiri bapfire muri iyo mpanuka. Wa mugore neza neza n'agahinda, ubwo urumva ko agiye kuzajya gushyingura hafi aho ngaho nyine. Ese nanone najya gushyingura azongera asubiremo ya magambo ati ngo nta bantu bapfire muri ya modoka, nta bantu bapfire muri ya mpanuka, usibye ibisambo bibiri. Azongera bisubiremo ari bisengeneza biwe. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Ngo kuko amagambo yacu rimwe na rimwe aza nk'uburozi, agashinyaguro, gushaka kumvisha abandi, gushaka gukubita abandi, gusyonyora abandi, gukubita. Nyamara igisubizo cyazo kiracyari cya kindi, douce patience, kugerageza koroha, kugerageza gushakisha indi nzira wanyuramo kugira ngo ukemure ikibazo kiba cyavutse. Umuti ntago ari uguhondagura, ntago ari kuzana ishoka. Ushobora kuba udafite ishoka yifatika, ufite ishoka y'amagambo, ufite umupanga, umuhoro w'amagambo, ya magambo ajombana, ya magambo akubitana,
ya magambo arwana, ya magambo koko y'uburozi, ya magambo y'umuvumo, ayarica kurenza koko n'intwaro ikomeye cyane, amagambo yacu mabi. Ese mubyeyi witwara gute imbere y'abantu bakurogera? Witwara ute imbere y'abantu baguhigira imigambi itari myiza? Witwara ute imbere y'abarozi, imbere y'abapfumu, imbere y'abantu koko bakugirira nabi, imbere y'abantu bagenda baguhiga bakaguhigahiga? Witwara ute imbere yabo? Asanga batangiye kuzashaka nawe uburyo uzabihimuraho, uburyo uzihorera, ukabana none gushakisha uburyo bwo kuzabateza inkuba. Kandi uri umukristo, uri w'indani, wumva ijambo ry'Imana buri munsi rigutambukaho. Yesu umuhabwa kenshi gashoboka, ariko niwe uri gutegura inkuba uzamanurira ku bandi, ukohereza abandi inkuba, ukohereza abandi bitega, ukohereza abandi bitumano, ukohereza abandi kuko ibirozi. Wasanga uri umukristo w'indani kandi kuko uri kubitegura. Erega ibirozi biri kwinshi, wasanga ari imigambi myinshi uri gutegura, nguko uri gutegurira abana bari mu ndi imigambi mibisha. Nirinze kuvuga irindi jambo, uri gushakisha uburyo bwose koko wakwihimura ubugome ububisha bwacu. Ese umuntu wahanzwe hano se kibi ni ngombwa kumujugunya? Ni ngombwa kumwihimuraho no kumwihoreraho? Aha, iri somo ry'uyu munsi aratwigisha kwegera abantu bose n'abanze kutwakira, tukabegera, tukabasabira, tukabasanganira. Natwe mu buzima tubamo hari ubwo duhura na byinshi, ibitubabaza, abatubabaza, abagira nabi bari gukora nabi, abo ntiduhema kubabona mu buzima. Wenda wowe uri umukristo uvuye gusenga, ugahora ufite nanjye kuvuga liste y'abarozi, abagira nabi, abasambanyi, urabazi bose ku rutonde rwabo, ibisambo byose bifite ku rutonde rwabyo, abicanyi bose wabamanitse ku rutonde, abo bose koko urababona, ariko ukaba ubabazwa nabyo. Buri gihe bikakubabaza, ariko koko kuki abicanyi badahinduka, kuko abasambanyi badahinduka, kuki koko abangaba bose badahinduka? Ibyo bigakubabaza koko umukristo. Ariko se ubabara ku rwego rwa Yesu nawe, cyangwa ubabara ku rwego rwa Yohani bashaka kwihorera no gusyonyora ukandagira? Uzasanga abaturage twaragowe, abayobozi benshi bajya baturira mu mibare, ugasanga nk'umuyobozi bamushyize ahangaha mu karere ahamaze imyaka n'imyaka, ariko ni umugome. Rimwe na rimwe tugahora twibaza tutari ko gukimana ko kutamwumvisha. Ahangaho henshi mu turere twacu, mu midugudu yacu, mu miryango remezo yacu, za paruwase zacu, za diyoseze zacu, mu bihugu byacu, bene abayobozi bababona, ariko ukajya baza utari koko uyu muyobozi Imana ntiri kubona ko ari kudukorera ibintu bisharira? Imana ntibona ko ari gutwica? Imana ntibona ko ari guturindagiza? Kuki Imana niba ari yamushyizeho kuki itamukuraho? Buri gihe cyose tugahora mu migambi y'Imana ati kuki Imana itamukorera ibintu bisharira? Kuki Imana kuko itaramuhimuraho? Kuki Imana itamugaragaza, itamushyira ku karubanda? Kuki Nyagasani uriya muntu akora bene biriya bisharira? Kuki Nyagasani ataramushyira ku karubanda? Buri gihe cyose amasengesho yacu agahora arasabira abandi ko Imana yabashyira ku karubanda. Amasengesho ati Nyagasani uriya muntu uzamushyira ku karubanda, Nyagasani uriya muntu kuko uzamukorera ibintu bisharira, Nyagasani uriya muntu w'umugome uzamwumvisha. Aha, bikaza kurangira twagiye mu misa, twagiye gusenga, ariko amasengesho yacu burya ni vide de sens, nta kirimo, kuko harimo imigambi myinshi gusa yo kuza kurandura abandi, yo kuza kugira abandi nabi, yo kuza koko guhemukira abandi. Ibyo ntabwo ari byo Yesu ashaka. Yesu wanyura inzira, ese nta yindi nzira ko kwanyuraho? Wabuze n'inzira yo koroherana, urayibuze iwawe? Muyobozi, mutegetsi, wowe abo uyobora, buri gihe amasengesho yabo ari kugusabira kugira ngo Nyagasani akurimbure cyangwa gukura aho ngaho, nawe waragowe. Ngiye gusoreza ku kantu uze gucyitaho bikomeye cyane. Burya Yesu ibyo saba bibona ko hari abantu b'abagome bahari, abantu bari gukora ibyaha byinshi cyane, bungikanye ibyaha. Yesu Kristo ababibona, ariko akantu mugiye ukiteho nuko Yesu igihe wakoze icyaha, umuyobozi uyoboye groupe runaka, igihe cyose ukoze icyaha uba umeze nk'uri kujomba Yesu ihwa, ukari mujomba. Ukoze icyaha uri mujombye mu jisho, ukoze ikindi cyaha uri mujombye mu gutwi, ukoze ikindi cyaha uri mujombye mu muhogo, ukoze ikindi cyaha uri mujombye mu rubavu, ukoze ikindi cyaha uri mujombye mu mutima, gutyo gutyo amahwa akagenda ahambangira Yesu. Rero ngo Yesu we acunga ko ayo mahwa ugenda wongera byibuze ukayarandura, ukayakuramo buhoro buhoro, akagenda gucunga. Yesu akagutegereza, akicara aho ngaho. Nguyu mujombyeho Yesu yicara aho ngaho ategereje kurikuramo, akagutegereza. Ahubwo wowe nanjye ntabwo tuyikuramo, ahubwo twongikanye ibyaha, tukongera tukamujomba irindi mu mutwe. Yesu agategereza ko aza kurikuramo, nanone shwe
ukongera ejo bundi ukongera ukamujomba irindi gutyo Yesu agahora yicaye iwawe agutegereje. Wari uzi ko igihe uri gukora ibyaha ngibyo byose aho ngaho mu buyobora ibyo uri gukora byose Yesu nta kindi kimubeshejeho, ntago ashaka gukurimbura, ntago ashaka kugira nabi, ntago ashaka gukoza isoni, ntago ashaka gushyira ku karubanda nk'uko abantu benshi babyifuza. Ahubwo icya Yesu ajya ngo ryaho uriranduremo urikuremo aragutegereje, kuko Yesu ntashobora kugenda mu gihe ryaho utarikuramo. Yesu wamuciye amaguru, Yesu wamuciye amaboko, Yesu waramuhumishije, Yesu umubuza kumva, Yesu kubera amaho ugenda umujomba buri kanya umubuza kumva. Kandi koko uri umuyobozi uzi ko bizarangira ari wowe Yesu ari kwitaho kurusha abandi. Ngicyo Yesu adukorera igihe twamujombye amahwa, ibikwasi n'imigera n'amacumu, aba agamije kugira ngo agende adutegereza. Kandi Yesu adutegereje haba hari abandi koko bari gukerererwa, haba hari bagenzi bacu yagombaga kuba akijije, ariko kubera ko mujombye igikwasi, mujombye icyuma, ntabwo Yesu azabasha kubageraho. Nguko uko umuyobozi wowe nanjye turimo abakristo tujya tuzitira umukiro w'Imana ugera ku bandi. Kubera iki? Wajombye Yesu bituma Yesu atagenda neza uko bikwiye, bituma Yesu atakirwa. Umva, aragenda ashakisha uburyo bwo yakugarura kuko nicyo ategereje, ariko wakomeje kumunanira. Aho ngaho uri gupfukirana umukiro w'abandi. Yesu yari kubahumuye nk'abantu batatu bahumye. Mu gihe Yesu ari kukwitaho wategereje ko ako gahu gakuramo, Yesu yari kubakije abantu nka 5 barwaye kanseri. Yesu mu gihe ategereje ko ryaho mujombye mu gutwi, Yesu yari kubakijije abantu barwaye sida 5. Yesu yari kuba koko abohoye indembe nyinshi cyane, ariko nawe uzirikane ko uri kumuzitira. Nguko abantu benshi turi n'abakristo, abayobozi b'indani ndetse tujya tuzitira Yesu, ukomeza ajya iwacu, ukomeza kandi Yerusalemu kujya kuducungura, tukamuzitira, ariko amaherezo Yesu ashakisha ubundi buryo koroha. Nawe umuyobozi ibyaha byawe urabizi, nanjye ndabizi, bimeze nk'aho hari kujomba Yesu akamubuza gukomeza urugendo rwo gukiza abandi. Koko byakungura iki, byakumarira iki kuba ari upfukirana umukiro w'abana b'Imana, kuba ari utuma abantu badakira, kuba iyo gurupe uyoboye harimo abarwayi benshi badakira kubera wowe, kuba iryo tsinda uyoboye, kuba iryo shyirahamwe uyoboye, kuba uyoboye abantu abakristo ariko bakaba batari gukira kubera wowe umuyobozi ubazitira imigisha y'Imana, kubera utwo duha wanze gukuramo nawe. Uyu munsi ukuremo amahoro arimo, ubona kujya guhandura abandi ngo agahaka ari ku wundi karahandurika. Nguko tumeze benshi nka Yohani, dushaka gusa kurimbura abandi, ariko njye nkaza kwibagirwa agahaka ari iwanjye kari kujomba Yesu mu mutima, Iki gisubizo gikwiye ko Nyagasani adahanira, ko adahita gukubita, adahita kwasa inkuba, adahita agutwika, ahubwo abategereje kugira ngo uhinduke, ugende uhinduka buhoro agukize, aboneho no gukiza abandi kubera impuhwe ze. Rero mu Kristo muvandimwe, wowe nanjye turimo dukora ibyaha byinshi cyane, bimwe rwihishwa, ibindi ku mugaragaro, de scandale. Ntugire ngo kuba Yesu atarabigaragaza, kuba bataragufunga, kuba batarakwica, kuba batarakwihimuraho, ntugire ngo nuko urusha abo bandi amaboko, ntugire ngo nuko uri igihangange, ntugire ngo nuko uri muvuga rikijyana, ntugire ngo nuko ufite amafaranga menshi yo kubihisha no kubihishira. Ahubwo mubyeyi, Yesu aragutegereje, ari kwereka ry'umuryango wawe, ategereje ko wahandura ako gahwa, ategereje ko wahandura ako kantu ko kamuhandahanda. Yesu aragutegereje. Yesu mwana w'Imana, wakomeje kunyihangana igihe kirekire, ukomeza kuntegereza iminsi yose. Nanjye ndaje umpe koroha, umpe koroshya, umpe no korohera abandi buri munsi, nkore neza ugushaka kwawe. Yesu mwiza, mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.